Nagiye kubona mbona igiti cy'umuvumo, igiti kinini cyane. Yego. Cyari igiti kigandaye. Icyo giti cyari igiti kigandaye ariko cyari kinini ku buryo ntabwo ari kugihobera ngo gihuze. Yego. Nagiye kubona mbona icyo giti harimo inzu. Yego. Iyo nzu nagiye kubona mbona harimo uducurama, harimo ibikeri, harimo ibitagangurirwa, harimo ibifukera, harimo amapusi, harimo ibintu bitandukanye. Nimwitegereze murebe amakuru y'ibyo twajyaga twakira kera, ibyo twajyaga twumvisha amatwi kera. Twari tuzi ko bitazatubaho, twari tuzi ko abana bacu batazabibona, twari tuzi ko ari ibintu bizamara imyaka n'imyaniko, ku buryo twarabyumvaga tukagira ngo turimo turarota. None yarambwiye ati nukomeze njye numvise ngize agahinda. Ubwo ngubwo ndangije haciyemo kandi kanya mbona irindi yerekwa, ngiye kubona mbona umukororombya, mbona uragose ugosa ahantu byari ibishyimbo ubona biri ku gakoko, agakoko gatoya kaboshye neza. Mbona karimwe imbere ariko mbona inyuma hari injonjori. Ariko nagiye kubona mbona hamwe hari bya bishyimbo bari kurunguruka, mbona barwaniye kuri za njonjori. Ndavuga nese biriya ni ibiki? Ijwi rirambwira ngo witegereje warebye. Ni narebye ngo bari kurwanira ibidafite umumaro, ibifite umumaro bakabihunga. Mbese baraza kurata imyambaro. Yego. Aribwo Imana yambwiraga ngo benshi ngo nyinshi ntago zirimo kunyurwa. Yego. Damu bamwe bagiye basambanira ibitenge, basambanira amasakoshi, basambanira inkweto kugira ngo bakunde bagaragare neza nka wa muserebanya. None kubera amategeko yo mu makorari aremereye, hari abo yagiye aremerera bikabatera kujya gutanga ubuzima bwabo kugira ngo bakunde bambare amayinifomo ya korari. Ukajya muri korari wumva ushaka kuririmba, ufite umwete, wumva muri wowe ufite ishyaka ryo kuririmba, wagera bakakubwira ngo mbere yo kugira ngo bakwemerere kwinjira muri korari urabanza uzana amafaranga, mbega ubanza ugenda udodeshe amayinifomo 4 yose. Ati korari dufite amayinifomo 4, dufite 5, nawe ugomba kugenda ukabanza ukayashaka kandi ukazazana n'imisanzu gutya na gutya gutya na gutya. Umuntu akabireba akavuga ati ko mfite ishyaka. Hakaba harimo cyabihehe mapyisi kiri hafi aho cyitwe ngo ni igiterankunga cya korari, gihora kirebuzwa abo kigomba gusambanya, kigomba kwangiza, kikabona kubatera inkunga ariko cyabanje kubakuraho, kubumvaho umunyenga. Icyambere n'amakuru Ya baba reka shagenda wintuburira, amakuru twarayamenye. Ubu nta nyoni gisinziriye, abantu twese twacanye ku maso. Ukeneye kugura cyangwa kugurisha, waba ukeneye se umuntu wizewe mwajya mukorana kugira ngo agufashe kuguhuza n'umuguzi wawe cyangwa se umugurisha wawe? Igisubizo cyarabonetse. Ushobora kutwandikira kuri 078 28 20 137 cyangwa se 078 55 75 194. Turanga amazu agurishwa ndetse n'akodeshwa, turanga ubutaka bwo guturamo ndetse n'ubutaka bwo gukoreramo ibikorwa bigiye bitandukanye, ndetse tugufasha kuguhuza n'undi wari wese imari yari yose waba ukeneye. Tandukana na babandi bajyaga birirwa bagusiragiza umunsi ukarinda urenga kandi n'ubundi bikarangira ibyo washaka gutabibonye. Fata telefone yawe wicariye mu rugo cyangwa muri ofisi yawe, ubundi uduhamagare. Gukorana natwe ni no stress. Ibikorwa byawe tubikora nk'ibyacu, dushyize imbere ubunyangamugayo ndetse n'ubunyamwuga. Ndagira ngo ukurikirane neza aya magambo, uyumve neza kandi ubu buhanuzi ubwumve neza cyane. Hagati aho ngaho ndabanza no kugushimira wowe mukundwa udukurikirana umunsi ku wundi ku Bishora TV ndetse no ku Bugingo TV1. Mu by'ukuri birashoboka yuko waba utameze neza, ihangane ejo uzaba umeze neza. Nanjye ntabwo meze neza, ndarwaye, ariko nanone nk'uko mubizi nyine iyo uri umugabo ugomba kurwara ukora, kandi ukarwana nyine, kuko uramutse udakoze nanone ejo wagira ikibazo ugasanga nyine ntabwo bimeze neza, uhindutse urw'amenyo.
mbere y'uko nkumvisha cyangwa se ukurikirana uyu mubyeyi, banza unyemerere dufatanye iri sengesho, hanyuma Imana ibane natwe. Urakoze cyane mwiza wacu, turagushimiye cyane kuko uri Imana, uri Alpha na Omega, wa mbere n'uwanyuma, itangiriro n'iherezo. Nyemerera ubane nanjye kandi abagiye kudukurikirana ntibumvirane, ahubwo umwuka wera bayobore, mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera, amen. Hanyuma reka tugende twumve ubu butumwa. Ndakwakiriye rero, mu by'ukuri ukomerezeho nyuma y'iyo ndirimbo igushyize kandi dushyize mu mavuta. Mu by'ukuri utubwire neza amakuru watuzaniye, amakuru dufitiye, ngo Uwiteka Imana yakubwiye iki? Uwiteka Imana rero yarongeye aransanga, ko nk'ubwo nabibabwiye mu bihe byatambutse, nyine ubwo nazaga hano, Imana nkunda kubana nayo. Yego. Ariko hari ukuntu mba nicaye se cyangwa ndyamye nkumva ijwi. Yego. Ariko iyi message yo nayihereye mu rusengero, insengero zari zitarafungwa. Yego. Nagiye kubona mbona igiti cy'umuvumo, igiti kinini cyane. Yego. Cyari igiti kigandaye. Icyo giti cyari igiti kigandaye ariko cyari kinini, ku buryo ntabwo ari kugihobera ngo ugihuze. Yego. Nagiye kubona mbona icyo giti harimo inzu. Yego. Iyo nzu nagiye kubona mbona harimo uducurama, harimo ibikeri, harimo ibitagangurirwa, harimo ibifukera, harimo amapusi, harimo ibintu bitandukanye. Ko ndangije mbwiye Imana ngo ese Mana biriya ni ibiki? Ijwi ryarambwiye ngo witegereje kiriya giti, cyari igiti gitoshye pe, ubona gifite amababi amagana hasi yacyo. Iyo nzu aho yari iri, yarambwiye ngo kiriya giti uko kireba niko imitima y'abagenzi imeze. Numvise ngize ubwoba. Niko imitima y'abagenzi bamwe bicaye ahangaha niko bameze. Abagenzi bisobanure neza. Abagenzi nabo mu nsengero, n'abaririmbyi, n'abadiyakoni, n'abapasiteri, kubera yuko impamvu tutagomba guceceka, Yesu nawe ari ku musaraba, imbaraga yagombaga gukoresha yarazikoresheje kugira ngo twebwe duhabwe agakiza. Kandi urugero, hari ukuntu umuntu akizwa, Imana ikamukura muri karandezi wabo. Hari ukuntu umuntu akizwa, Imana ikamurekesha ubusambanyi yari umusambanyi. Hari ukuntu umuntu akizwa yari umujura, Imana ikamurekesha ubujura akabireka, akagenda asatira inzira y'Imana. Rero biba byiza iyo ubashije kugira gute, kugira ngo nimba koko ugiye kuvuga bya bintu Imana yagiye gukuramo, ubivuge uzi ko wabiretse, ubivuge uzi ko utazabisubiramo. Rero uko niko bikwiriye, niko bimeze. Nimba wahawe, Imana yaguhaye message, Imana yaguhaye ubutumwa. Ibi ngibi ni abantu bake barimo barabibona. Ibi byo kuvuga ngo igihe ngo tufite mu isi ngo gisa n'iki, biba n'isarura, ni abantu bake cyane barimo barabibona. Abandi benshi murabona ko isi iryoshye, murabona ko ari igihe cy'umunezero, abakobwa beza, abo mwita beza ngo babaye benshi, kubera ko bazi kwirirwa bambaye ubusa ku karubanda, kubera ko bazi kwirirwa babicariye nabi, mwirirwa mubareba mu maguru. Kubera yuko wabonye umwana w'umukobwa wanitse ikibuno hariya ku musozi, kuko wabonye umwana w'umukobwa wiyambitse, wambaye suve yonyine, akava ku musozi atuyeho akarengura imisozi. Ibyo bituma ubona ko isi iryoshye, ibyo bituma ubona ko isi yeze. Mu yandi magambo, abantu barimo barabona amatunda ngo y'isi ngo arabije, ariko ku muntu w'umunyabwenge ufite andi maso atandukanye n'izi mboni dufite, arabona ko nta gihe. Nimwitegereze murebe amakuru y'ibyo twajyaga twakira kera,
ibyo twajyaga twumvisha amatwi kera twari tuzi ko bitazatubaho, twari tuzi ko abana bacu batazabibona, twari tuzi ko ari ibintu bizamara imyaka n'imyaniko, ku buryo twarabyumvaga tukagira ngo turimo turarota. None buri kantu ku kandi uko bucya niko buri kintu cyose kigenda kiboneka. Nimwitegereze murebe izi ntambara ziri hirya no hino, izi ntambara ziri hirya no hino mu bihugu bitandukanye, mu duce dutandukanye, ngo imiryango y'abibumbye ngo irimo irajya gutabara hana, rimwe na rimwe n'ibyo bitambara aribo babiteje, rimwe na rimwe ayo masasu barimo bavuga yuko bagiye guhagarika aribo bategetse abo kuyarasa. Isi y'ubukungu, isi y'ifaranga, isi y'indangazi, isi y'abantu bafite amaso ariko bameze nk'aho batareba, isi y'abantu bafite amatwi ariko bameze nk'aho batumva. Ni igihe cyo gutekereza bundi bushya kuri ubu butumwa murimo murumva. Dukomeze twumve ngo bugeze ku bantu butange, kuko nanone igihe dufite mwisi gisa nibiba nisarura. Amagare yaramanutse kandi ntago azasubirira yawo. Iryo gare rero n'icyangira ushobora kuba ririmo. Niyo mpamvu rero umurimbyi yavuze ngo imbere y'ano nzahagarara, nzafite iminyago nzakira za Yesu yanyicira imyenda yose. Niyo mpamvu nanjye ntagomba kugira gute, ntagomba gushisha ibigwi Imana yanyeretse cyangwa ngo mvuge ngo ngende nkikira, kuko ndavuga ibyikira Imana yambwiye. Yego. Wabonye ibinyabwoya, nabonye ubucurama, ibifkera n'ibindi. Imana irakubwira ngo dore abantu bari mu nsengero uko bameze. Hatari. Yego. Ubwo yarambwiye ati nukomeze, njye numvise ngize agahinda. Ubwo ngubwo ndangije haciyemo kandi kanya mbona irindi yerekwa, ngiye kubona mbona umukororombya, mbona uragose ugusa ahantu byari ibishyimbo ubona biri ku gakoko, agakoko gatoya kaboshye neza. Mbona karimwo imbere ariko imbona inyuma hari injonjori, ariko nagiye kubona mbona hamwe hari bya bishyimbo bari kurunguruka, mbona barwaniye kuri za njonjori. Ndavuga nese biriya ni ibiki? Ijwi rirambwira ngo witegereje warebye. Ni narebye ngo bari kurwanira ibidafite umumaro, ibifite umumaro bakabihunga. Ndashaka ko kano gace, aka gace mwumvise karimo umukororombya. Ubundi umukororombya ni ikimenyetso cy'imbabazi z'Imana. Umukororombya ni ikimenyetso cy'imbabazi z'Imana. Uyu mukororombya wagaragaye bwa mbere ryari? Wagaragaye nyuma y'isi y'umwuzure, cyangwa se isi yo ku bwa Nowa yarimbuwe n'amazi. Ubwo Imana yashyiragaho, yatangaga ikimenyetso cy'umukororombya ko yirahiriye ko itazongera kurimbuza isi amazi cyangwa se umwuzure. Hanyuma rero muri iri yerekwa ry'uyu mubyeyi, kuba harajemo iki gice cy'umukororombya ni ikimenyetso gikomeye cy'uko nubwo Imana ituburira ntitwumve, nubwo Imana idutuma h'abahanuzi ntitubemere, tukanabyita abantu ngo bazana ngo ibintu ngo by'ibizozi ngo barose, abitwa ko muri abanyabwenge b'isi ariko mukababaswa mu byo kumenya Kristo no kumenya Imana, mukavuga yuko ngo ibintu ngo by'amayerekwa n'amahishurirwa ngo bitabaho, ngo ahubwo ngo habaho backup y'ubwonko, ngo ni ibintu ngo umuntu ngo aba yatekereje ngo hanyuma ngo ubwonko ngo bugakora backup. Ariko se reka manze nkubaze, iyo ugiye kuvuga yuko umuntu ngo ari ibitekerezo ngo yagize, ni gute ushobora kwisanga i Kampala mu buzima bwawe utarigeze unahagera, ariko ukisanga uhabwa amakuru yaho y'i Kampala, ukibona i Kampala, mbega mu yandi magambo ukahererwa amakuru y'ibyo ugomba kubwira i Kampala muri Uganda? Ari so ntiyahageze, mama wawe ntiyahageze, nawe ubwawe ntiwahageze. Ese ubwo uvuze ngo ni backup, uba ushatse kumvikanisha ko
umuntu yicaye akicara i Cyangugu cyangwa akicara i Butare yarangiza ubwonko bwe bukirirwa butekereza iby'i Kampala ahantu atanazi atanateganya no kujyayo. Ibi bintu mugomba kuzatekereza neza, mukajya mukurikira kandi mukiga neza, mukanibuka ko ibyahishuriwe ibyahishwa abanyabwenge byahishuriwe abo mwitabaswa, kugira ngo Imana ihinyuze intekerezo zanyu n'ubuhanga bwanyu n'ibyo mwita ubwenge. Hanyuma rero kuba ushobora guhinyura cyangwa no gupinga iby'amayerekwa n'iby'amahishurirwa ntabwo bikuraho ko ibyo kwerekwa no guhishurirwa bibaho kandi no gusohora bigomba gusohora, ahubwo ukwiriye gutekereza kuri izi mbabazi z'Imana. Ni byiza cyane ko Imana ikigaragariza abantu ko ibakunda, ko bariho imbabazi zayo, ahubwo jyewe ndi wowe nakugira inama yo kwemera kwakira imbabazi z'Imana. Rero nagize agahinda ndasenga, ariko nagize igihe cyo gusenga mpabwa ubusobanuro butandukanye. Ntabwo ubusobanuro butandukanye, ubwo nibwo Imana yambwiye ngo birya byose wabonye, birya bisimba nakweretse nibo bantu bari mu nzu yanjye. Noneho ijwi rirambwira ngo kuko n'iry'Imana, kuko iryo jwi nubwo naryumvaga ariko ntabwo narebaga umuntu. Numva ijwi rirambwiye ngo aho bigeze insengero ngiye kuzifunga kuko ikizira cyamaze kwinjira ahera. None ubwo cyamaze kwinjira ahera kigahabwa intebe kikicara, ngiye kugira ngo umujinya wanjye usatire benshi uze n'itangazamakuru ribe ryaza, reka mparikira ahangaha insengero nzifunge. Ubwo ngubwo nibwo twakomeje numva ryajwi rirambwira ngo ibyagiye bibera muri izi nzu, aya masenga y'abambuzi byagiye bintera agahinda n'umubabaro. Numva ryajwi rirambwiye ngo hari abana banjye bagiye bahabwa amazi ku ruhimbi bakagwa ahangaha. Ibyo byose narabibonye. Bakabaroga. Ageze ku gice gikomeye, igice cy'uburozi bwo mu nsengero, aho abana basigaye barogerwa mu nsengero, abapasitori bakarogerwa mu nsengero, abashyitsi baturutse bunaka bakarogerwa mu nsengero. Umuntu ngo ni umudiyakoni ngo niwe mwagize umuntu wo kwizerwa, naho kumbe ni umurozi karundura. Birakwiriye cyane ko twongera gusubira ku isoko, abantu bakongera kubaho mu buzima busenga, buhishurirwa, bwerekwa, kuko ibi bintu hari ikindi gihe bitari biriho. Wazaga ufite uburozi ukabufatanwa, wazaga waribye ushaka guhisha kuri umujura ugafatwa. Hari igihe kigeze kibaho abantu bakajya bavuga ngo ya Mana y'abarokore, abasazi bagakiriraho uwo mwanya, cyangwa se abarwayi bo mu mutwe bagakiriraho uwo mwanya, abatareba bakareberaho uwo mwanya. Ibyo ni ibintu tuvuga ariko tutarabyumvanye abandi, ahubwo twarabyiboneye ubwacu, twarabihagazeho. Ndetse muri ibyo cyangwa muri ibyo byiciro byose hari n'ibyo natwe Imana yadukoresheje tukabibona ubwacu. Turi abagabo bo kubihamya, ntabwo turi abantu bo kuvuga amasigara cyicaro cyangwa ngo twivuge imiringa, ariko ba nyiramaboko baragiye kera. Ibi bintu by'uburozi, ibi bintu by'abantu kurogana, ahantu hamwe mu karere ka Kayonza, mu murenge witwa Kabarondo, mu giterane kinini cyane, mupasitori umwe baramuroze, umuntu amufungurira amazi, kumbe abanje kuyatera urushinge. Reka nshyireho iki gice uyu mubyeyi yabyivugire, wenda mutagira ngo jyewe mvuze ibitekerezo byanjye, ahubwo mwumve uko ubwe ku giti cye yabibonye n'ubusobanuro yabiherewe. Mana nyose ukuntu bafata amacupa bagapfumura munsi na supaguru, bakoherezamo ibintu bakongera bagafunga bagashyira ku ruhimbi. Mana nyereka ukuntu intebe z'abakozi b'Imana zagiye zicuguswa
umukozi w'Imana akaza yasenze ariko bakaza dayimoni musahuzi bakaba bamutongera iyo ntebe agasahura wamuvuga butumwa ugasanga umuntu icyigisho yateguye si cyo atambukije. Ibyo byose Imana irabimbwira. Mu yandi magambo uravuga yuko Imana yakweretse uburozi bukabije buba mu nsengero akaba ari cyo cyatumye Imana izifunga. Yego. Ubwo ngubwo ni nabwo Imana yambwiye yuko ikizira cyamaze kwinjira hera n'umwambaro ugereranywa n'imirimo myiza y'abera yo gukiranuka uwo nabo batawutinya. Mana nyereka ukuntu umuntu aba atwite ari umukobwa n'umusore bakagenda bagatanga amafaranga bakabashyingiranya. Ibyo byose irambwira ngo yarabibonye. Mu yandi magambo bagashyingiranya abagore umugabo n'umugore ariko babyita ko bashyingiranije mbega umusore n'umukobwa. Irambwira ngo ibyo byose yarabibonye. Ku buryo Imana yanambwiye kino kintu cyo muri Bibiliya abantu umuntu agasoma Bibiliya agahita afata ikaramu akandika. Imana yarambwiye ngese abantu banditse Bibiliya uko ngewe ubwanjye ari njye bahaga amagambo bagomba kuvuga nari naniwe kugenda babwira ngo bashyiremo iyi mikato byose ntago babitinye. Hanyuma ndashaka ko wumva neza kuri iki kintu, ngira ngo mwabyumvise kuri ibi bintu by'ubucupa bw'amazi cyangwa se kuroga amazi. Byagiye bigaragara ko hari abantu bafata amacupa y'amazi bagateramo agashinge kamwe gatoya, yarangiza akoherezamo uburozi. Buriya ahantu hanyuze agashinge gatoya ku icupa ry'amazi ntabwo hashobora kugaragara. Aho wakinjirije ni naho ugasohorera, kandi mu kugasohora icupa rikongera rikifunga. Umuntu akaguhereza ati mukozi w'Imana ahabwa umugisha aryoherwa, naho kumbe agushyiriyemo kanyukumve. Ibi bintu birababaje. Wakibaza ngo ubundi ko urusengero rwitwaga urwera cyangwa se abarurimo bakitwa bera byaje bite kandi byagenze bite kugira ngo noneho uburozi bukomeye bube buri mu nsengero? Ariko se hari uburozi buriya burenze kugambana, ko umuntu ashobora kukugambanira muririmbana musengana muyoborana itorero ariko akakugambanira agambiriye kugushyira hasi, agambiriye ko wicwa, agambiriye ko ukatirwa imyaka n'imyaniko ya buferi ya bure y'ubusa, kandi akumva nta mutima umuciriye urubanza. Ni ikibazo gikomeye cyane. Bantu bo muri izi nsengero zitandukanye birakwiriye cyane ko tugira igihe cyo kwiyinira tukisuzuma tukisubiraho. Bitari ibyo ngibyo tuzakomeza gutukisha izina ry'Imana. Ari umwambaro ugereranywa n'imirimo myiza y'abera yo gukiranuka, kuko buriya ngo bimwe mu bintu bigaragaza urukundo rw'Imana n'umuhango w'ubukwe. Yego. Imana irambwira ngo nayo ntibayitinye, ikaramu bashyizemo byose bamaze kubyanduza. Bivuze ngo kwandika muri Bibiliya nabyo Imana yakweretse ko ari icyaha. Ni icyaha. Kubera ko impamvu yanyeretse ko ari icyaha, tuno tugozi tubiri turimo, niko ukwiye gusoma ukimura akaba ari kushyiramo, wasoma ukongera ukimura ukagashyiramo. Icyo nicyo mpamvu turiya dushumi tubiri twagiyemo. Ubwo abantu babikoze kubera ubujiji, muri make bagirirwa imbabazi. Yego. Mana tubabarire nanjye narabikoze. Yego. Ariko ni ukubera kutamenya. Umuntu nyine abavuga ati ni ukugira ngo uyu murongo ntazawibagirwa, ariko ubwo ibyo nabyo babimenya nanjye ndatuye. Yego, Imana ikubabarire rwose. Ubwo byarakomeje. Namwe ngo na Bibiliya ntibayitinye, umwambaro mwiza wo gukiranuka ntibawutinye. Yego, yarangije irambwira ati bya bisimba rero nakweretse wabibonye, wabonye imiserebanya. Ntinayibonye. Ati imiserebanya rero witegereza ukareba. Yego. Iri mu baririmbyi. Yampaye. Iri mu baririmbyi. Iri mu bapasiteri, iri mu badiyakoni benshi n'abafarisayo. Yego. Bazi se iri mu baririmbyi, iri mu badiyakoni gute? Numva ijwi rirambwiye ngo
impamvu iri mu baririmbyi benshi imitima yabo imeze nka ya nzu nakweretse, baraza kwibonekeza, baraza kugira ngo mbese baraza kurata imyambaro. yego, aribwo Imana yambwiraga ngo benshi ngo nyinshi ntago zirimo kunyurwa. yego, damu bamwe bagiye basambanira ibitenge, basambanira amasakoshi, basambanira inkweto, yego, kugira ngo bakunde bagaragare neza nka wa muserebanya. None kubera amategeko yo mu makorari aremereye, hari abo yagiye aremerera bikabatera kujya gutanga ubuzima bwabo kugira ngo bakunde bambare amayinifomu ya korari. Ukajya muri korari wumva ushaka kuririmba, ufite umwete, wumva muri wowe ufite ishyaka ryo kuririmba, wagera bakakubwira ngo mbere yo kugira ngo bakwemerere kwinjira muri korari urabanza uzana amafaranga, mbega ubanza ugenda udodeshe amayinifomu 4 yose. Ati korari dufite amayinifomu 4, dufite 5, nawe ugomba kugenda ukabanza ukayashaka, kandi ukazazana n'imisanzu gutya na gutya gutya na gutya. Umuntu akabireba akavuga ati ko mfite ishyaka. Hakaba harimo cya Bihehe Mapyisi kiri hafi aho, cyitwe ngo ni igiterankunga cya korari, gihora kirebuzwa abo kigomba gusambanya, kigomba kwangiza, kikabona kubatera inkunga ariko cyabanje kubakuraho, kubumvaho umunyenga. Nibwo bw'ubu butumwa abantu bakemera, abagore bakemera guca inyuma y'abagabo kuko abagabo babo batabona ayo mayinifomu ngo bayabahe kuko bakennye, akemera guterwa inkunga na bya bikire bidafite umutima ariko bibasha kumuha amayinifomu. Abakobwa bagiye bahura n'ibyo bibazo, abagore bagahura n'ibyo bibazo. Ikibazo gikomeye cyane. Reka dukomeze twumve. sengero ndazifunze kuko igihe cyo kwibonekeza kirarangiye, hari ibyo ndambiwe. Kindi imbwira ku bantu bari mu nsengero b'ibikeri bahora bataka, yego, bahora bataka nabo batanyurwa, ku buryo Imana yanambwiye ko harimo n'abagore badatinya kwita abagabo babo biriya bisimba birara bimoka. Si imbwa bivuge wibitsinda, harimo imbwa vugisha ukuri. Yego, kuko ibi ngibi ni ibintu bimaze kumenyerwa, aho abagabo abona batangiye kwiyahura kubera kubita imbwa. Ukabwira umuntu w'umugabo ukamugereranya n'imbwa. yego, tujye bajya mu marepetisiyo bakajya gusenga, ari abaririmbyi bita abagabo babo imbwa. yego, ari naho bahera babaca inyuma kugira ngo babone imyenda ijyanye, ariho Imana yabonye ko ari ibikeri batanyurwa. yego, reka mbabwire mwabantu mwe, ubundi kenshi mu Kinyarwanda baravuga ngo habwirwa benshi hakumva bene byo. Ibi byose hari bamwe mujya muvuga ngo none se ngo kuki ngo mwabivuze kuri kamera? Ntabwo kamera zibereyeho gusebanya. Kamera zacu zirimo ziratambutsa ubutumwa kugira ngo n'abandi bakaguye mu mutego ejo n'ejo bundi uwo mutego batazawugwamo. Ibi byose byo kuvuga abaririmbyi basambanira amayinifomu, ibi byose byo kuvuga abiyita abaterankunga b'amakorari ariko ari nk'ibisekurume bya Murarika Icyanwa bihora birase ngo igihembe, ngo n'utundi dusekurume tukayihunga nka cya kivugo cyo mu bitabo bya kera, bahora bameze nka za ruhaya zo kuba zishobora kugirira nabi abantu b'Imana ngo bakunde bemere babatere inkunga. Mwabantu mwe, birakwiriye cyane ko duhindura imitekerereze. Kinyejana dusohoyemo kirakomeye cyane. Aya mayerekwa mwayumvishe, ubutumwa mwabwumvishe, ntabwo ari ngombwa ko dukomeza kuburaramo cyane. Ariko nyamuneka mwabanyamadini mwe bagenzi banjye, nimureke duhindure uburyo, mureke dukizwe, mureke tumanike amaboko dukizwe, dushaka Uwiteka, twubaha Imana, twubahisha izina ryayo. Ntibikwiriye ko twitirirwa izina rya Kristo nyamara ariko tugasubira inyuma tukaritukisha. Ntabwo bidukwiriye ko dusebya izina ry'Imana
ntabwo bidukwiriye ko amagambo tuvuga n'ibikorwa dukora bihinduka ibyo gutukisha izina ry'Imana. Mureke duhinduke kandi tugize imitima mishya rwose. Ndabashimiye, murakoze. Data wa twese mwiza, turagushimiye, habwa icyubahiro, vugirizwa impundu kandi uhabwe icyubahiro, kandi mu izina rya Kristo Yesu ubu butumwa uwo buzageraho azumve kandi yumvire, niko bwa Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera. Amen.